buzima busanzwe n'umukiriya murenge bazaba mu mwana ry'akazi kandi n'umwarimu nifuza ko twagize tubivugaho kuri ijambo kugera ku rugero rushyitse turifashishije igitabo cy'Abaefeso kandi no kuri 13 mu Baefeso abazi gusoma igifaransa cyangwa icyongereza mwareba igitabo cyitwa la statire d'un homme parfait, the stature of perfect man. Ni akamaro k'umuntu ushitse, donc igihagararo urugero rw'umuntu ushitse. Iyo muvuze ibintu bya Yesu Kristo yaba ari itorero rye n'abagize itorero no guhera kuri Yesu wenyine Luka 1:80. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo ababyeyi be. No 40 aratubwira ngo Yesu arakura agwiza ubwenge akura mu gihagararo no mu bumenyi. Babibona no muri Luka igice cya 2. Mu Baefeso niho bagereranya itorero rya Yesu Kristo n'umubiri. Abaefeso igice cya 4. Abaefeso igice cya 4 cyose tuhasomye guhera ku 30 ibanza avuga ko ari Imana imwe akabaho n'umubiri umwe. Iyo ni itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Ingingo zose rero z'umubiri umwe zigomba gukura zigakura. Umwana avuka akantu gato gapima amagarama cyangwa ikiro cy'ibiro 2 apima atageze na metero ari santimetero, ariko buri rugingo rwose rw'umwana rukagenda rukura ntizisumbane. Ntabwo turabona umwana ufite ubwoko kumwe kurekure n'akandi kaboko kagufi, haba harabaye anomali. Noneho Pawulo aratubwira mu Baefeso 4 ko turi umubiri umwe. Noneho mu Baroma 12 akatubwira ngo umubiri ufite ingingo nyinshi. Abakorinto 12:12 akatubwira ukuntu buri rugingo rujuwa role yarwo kugira ngo noneho wa mubiri umwe ukure. Bityo rero nk'umukristo kugira ngo agere muri maturity hari uburyo arerwa, hari ikimukuza. Za ngingo z'umubiri umwe mu rusengero nizo zikuza umukristo umwe mu rusengero. Ni ukuvuga ngo hari impano zitandukanye Imana ishira mu rusengero kugira ngo zifashe abakristo gukura. Abakristo bamaze gukura nabo umwuka wera bagaragarizamo impano nabo ko bakuze. Rero twasoma kugira ngo bigire ishingiro Abaefeso 4. Dufite umwanya twari kuhasoma hose niho mwakumva icyo chapitre ivuga icyo ari cyo. Mu Efeso 4 hahane yuko nubwo turi umubiri umwe ariko ari magirirane. Twahera ngo kuri Efeso igice cya 4 kuri 5 haravuga ngo hariho umwami umwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe. Kuri 6 hariho Imana imwe 11. Imana mu rusengero rwayo iha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza aba evangeliste, abandi kuba abungeri n'abigisha. Kuri wa murongo wa 13 kugeza ubwo twese twasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku gihagararo gishitse cya Kristo. Abatuma abantu bakura bakagera ku gutungana ni ubukozi butanu twabonye kuri 4:11. Abavuga ubutumwa bwiza aba evangeliste, pasteur, umuhanuzi, umwigisha, noneho na apotre. Abo nibo bafasha gukura imitoro. Murakoze cyane. Tukiri aho kuri iryo jambo uvuze ko hariho ubu niba twazitanga ministere zitanu. Reka dukoreshe ibyo. Yego. Ufashe ngo muzumve neza. Uravuze ngo zitanu kandi muri yo butandukanye. Gerageza usobanure neza. Noneho ikiganza kigaragara mu gitabo cy'Abami wa mbere wabihishuriwe umuntu umwe atari kamara ni Eliya. Eliya yigeze kuvuga ngo sigaye n'ingenene. Imana bwaterewe n'abantu utazi bari ahantu runaka bahishe. Imana imwereka mu marenga agacu kameze nk'ikiganza. Ikiganza cy'umuntu. Ikiganza cy'umuntu ni kimwe ariko kuri intoki eshanu. Muri ubu bukozi Pawulo agarutseho mu Baefeso atwereka
ahantu hashushanyije ikiganza biba bisobanura ubukozi gushyira mu bikorwa. nibwo wumva ngo uriya muntu ni metero w'uwundi muntu, ni ukuvuga ngo ni umuntu w'ingirakamaro, umujyanama se cyangwa umuntu umufasha cyane. Ikiganza kigira akamaro gakomeye cyane. Ikiganza rero aha mu Efeso 4:11 ababwirizabutumwa bwiza ni agahera. Ababwirizabutumwa bwiza nibo bagisha kubwiriza evangelire, ba evangeliste, abantu bakiza iby'amatwi bakabapfundura amatwi, naga gatubwira ko gakurwa mu gutwi neza, bagapfundura abantu amatwi. Agahera tuvuge ko ari ni evangeliste uvuga ubutumwa, umuntu agapfunduka amatwi agasobanukirwa Kristo akihana akamuzana kuri Yesu, ariko nta mutaho. Muri gahunda za Yesu rero bagomba kuzanwa kwa pasiteri. Pasiteri n'uyu nguyu wambara urupeta, niwe nyiri umugore, niwe nyiri urusengero. Yesu Kristo Mwuka Wera niwe wakoreye muri uyu murimo wo guhamagara. Yesu Kristo Mwuka Wera amuzaniye pasiteri amurere. Ukikizera aba ari umwana uruhinja mu buryo bw'umwuka. Ntabwo uruhinja rero rurerwa na evangeliste, rurerwa n'uyu pasiteri aba ameze nk'umugabo w'itorero. Abana bari aho n'abana b'Imana yamuzaniye ngo abarere. Pasiteri nawe abareresha ijambo. Ntabwo ijambo rimanuka kuri pasiteri direct, kuko dushingiye ku ntumwa n'abahanuzi. Ijambo rizanwa n'umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu ureba hejuru agatandura ijambo risumba zose. Umuhanuzi akareba kure aho ibiryo biri muri fitire iwe, akaza agaha pasiteri akareresha abantu, akabibutsa ibyabaye histoire. Ubuhanuzi bwamaze gusohora, uyu nguyu kandi ababwira ibirimo bisohora, noneho akababwira n'ibindi bizasohora. Pasiteri akabihabwa biturutse ku muhanuzi, agakomeza kurera abana bagakura. Ariko bano bana ntibakura batigishijwe, kuko pasiteri rero wo kurera hariho nguyu. Iyo umuntu avuze gutuza urutoki, gutuza urutoki, aba akubwiye muhanganisho witonde cyane. Ni ukuvuga ngo uyu ni umwarimu, niwe icyaha, niwe ukosora, niwe uburira, niwe wigisha, niwe unagucyaha, ni nawe ugukebura. Uyu ni umwarimu. Ariko hakaba ikindi kandi kigufi zose zisumba, bisa nkaho kiri ku ruhande, izindi zose zirafatanya, ariko cyo kiri ku ruhande. Uyu ni apotre, uyu ni missionnaire, uyu ni menta. Ntabwo umujyanama, umwigisha umujyanama, no ugira inama abandi bakozi. Izi ngingo zikomeye buno bukozi ntabwo ari abantu basanzwe gusa, nabo bafite ubukozi. Ni evangeliste agomba kugirwa inama, ni pasiteri agomba kugirwa inama, ni umuhanuzi nawe agomba kugira umuntu agisha inama, ni umwigisha umwuka w'ubujyanama n'ubwenge n'ubuhanga. Menta, apotre, missionnaire, aba bose ni utuma bakomera. Kandi niyo baje kumukonsulta baganira neza cyane, ndabona ko byoroshye cyane kuko urutoki gukora kuri izi zose. Ariko izi ngizi biragoye ngo zigira n'inama, ariko urunguru biroroha cyane. Uyu ni menta, uyu ni apotre, uyu ni missionnaire. Kuvuga ngo abayitashije izizi arabitashije ariko igihe ashatse kuza kumukomba, nta muntu utagomba kuba consulta. Uyu ni umuconsulta, uyu ni advisor, uyu ni umuntu uzi icyo ibi ubukozi bundi bugomba kugirwaho inama ngo bukore neza, bukomeze bukore. Ariko kugira ngo bukore neza, umwuka wo kubagira inama ni missionnaire, ni apotre, ari wo twakwita na menta. tukiri aho kuza no umuntu bava ngo je ngo ni pasiteri, ni missionnaire, ni umuhanuzi. Izo ministeri zose umuntu wese yaba ari ibyo ku isi haba mu rusengero haba hari umuntu umwe. Turabibona mu Bakorinto 12. Mu Bakorinto 12:12 haratubwira ngo mbega mu mubiri umwe iyo uje kuba wose ari ugutwi, ijisho ryakabaye hehe? Cyangwa se umuntu nabona ko ari très important ku ijisho. Ijisho ryawe ryonyine nta maguru, uhuye byagenda rite? Usa uhuye n'ijisho mu nzira monstre wakwikanga. Nta rugingo rumwe Imana yemera mu iteraniro. Haranditse ngo ya yindi itanga impano niyo ifata impano ikazigabanya, igaha abilite uriya muntu. Uyu muntu ntimushiremo byose ngo kugira ngo bibe magirirane, bityo urusengero muri rusange ruzabasha kugera muri maturité. Agomba ukoze gutanga. Okay, reka mu bantu batanu reka dusubire ku ijambo ryitwa maturité. Maturité igaragara hehe, ryari, mu buhe buryo? Sinzi ko twakoresha ariya maturité. Mu Bakorinto 13 haravuga ngo ngira umwana, navuga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, ngakora nk'umwana, ariko mbaye mukuru mba ndetse iby'ubwana. Noneho umwana abazi ariko ntabazi ibyo atazi, ndetse n'iyo umwana avuga ibyo azi kugeza n'ubwo avuga n'ibyo atemerewe, kuko umwana ntabazi ibyo atemerewe. Naho umuntu ufite uri mature, umuntu uri miri, aba afite ubumenyi kandi akamenya ubwo bumenyi
abagomba kubuhabwa ninde ugomba kubuhabwa n'igihe agomba kubutanga bwagenewe bande kuko iby'Imana ishaka ko abagore bamenya n'imyitwarire y'abagore. Reka mbere ku bashakanye, niba ari umwuka wo kujya ugira inama bashakanye imibanire myiza y'umuryango, ntabwo uzana abasiribateri ibibareba, ni ijambo ry'Imana ariko rifite aho ryagenewe, biranditse ngo imibanire y'abashakanye. Noneho niba ari abana, abari abatarashaka bose birita ko ari abana, urabona mu Efeso 6 bana mwumvira ababyeyi babo, ariko Efeso 5 imibanire y'abashakanye, urabona imibanire hano naho icyo Imana isaba abagaragu kuri bashebuje, umukoresha n'umukoreshwa, relation zose zirahari. Noneho mativite rero, umuntu iyo ari mire no mu bwenge busanzwe ni umuntu uzi ibintu ariko akamenya ibyo atagomba kuvuga. Kubera iki? Uriya muntu niwe ugomba kubibwirwa, nubwo ari we ugomba kubibwirwa. Niba igihe kitaragera, umunyabwenge ntabimubwira none. Ufata umwana w'imyaka 18, 9, 7 mutangire kumubwira ngo wa mwana w'umukobwa dore uko abagore bazabitwara. Izo nyigisho nizi ariko igenda kiragera, yo wasting your time kurigisha umuntu ibintu bitamukwiriye muri cyo. Noneho rero niba biva mu nshingano z'abapfakazi, abapfakazi babuze abagabo babo, uraza kugira abana bose bataranashaka mu bigisha inshingano z'abapfakazi no gukora seminari bose bahuze ntibikunda, no kwica jijema y'abana mu mitwe yabo muri serivere, ni bibi kwigisha abantu ibintu bitabareba. Urusha guhugura abapasiteri, byaba byiza abapasiteri bahuguye ari abapasiteri bonyine, abavuga ubutumwa ba evangeliste nibajya guhugurwa bahugurwe bonyine, batari kumwe na pasiteri, batari kumwe na profete, batari kumwe n'umwarimu, batari kumwe na apotre, kuko ibyabo ntibireba abantu. Mativite rero ni ukuvuga ngo uriya muntu ugiye gukora ikintu arimo aragikora mu mwanya w'icyo, arimo aragikorera ahantu habugenewe, niwe ugomba gukora icyo kintu, kuko ari ikintu Imana yakwemera ko gikorerwa hano, ariko hakaba n'umuntu uri approprié kukihakorera muri bwa bukozi. Niba ibintu byagenwe gukora na apotre na missionnaire na mentor, ntabwo ari byiza ko bikorwa n'umuntu utari, biba birangamaje. Urakoze cyane. Reka turebe si ikimenyetso kigaragaza kuri mata. Ikimenyetso kigaragaza umuntu uri macuwa ni urwandiko rwa 2 rwa Petero 2:5. Twahareba haranditse, twahareba ngo umuntu agomba kuba afite ibintu 8. Uw'ijuru ryemera ko ari macuwa agomba kuba afite ibintu 8, kandi ibintu 8 ntibize umunsi umwe, ni ibintu aronka yabiruhiye. Wahabonye Petero wa mbere 2:5 haranditse ingeso nziza, iba ari byo muri nabwo bikwiriye kwizera mwongere ingeso nziza mwongere, ntuhagararire kuri kimwe. Namwe ni chapitre D umurongo wa 5 haravuga ngo 2 chapitre D Petero 2 haranditse ngo ibi abe aribyo tuba muri mwebwe bigwiriye kwizera mwongereho ingeso nziza mwongereho imbaraga muzongereho kumenya muzongereho kwirinda mwongereho kubaha Imana, gukunda bene data, hanyuma mubitwikiriza urukundo. Ibyo bintu ko 8 n'ibyo muri mwebwe bizatuma mutabingumba. Noneho umuntu araza akizera, wa muvuga ubutumwa bwiza abantu bakava mu isi bakaba barizeye. Turizeye ko Yesu Kristo yapfuye akanazuka ubwo gukora ibyaha byacu twebwe twese. Nanjye mvuye mu byo mu isi ija mu rusengero, ntabwo usagomba kugapira, agomba kumenya ko ari ibintu azongera. Ingeso nziza muzongereho kumenya, kuko muri gahunda iri mu bumenyi bw'Imana. Abahebura 10:3-5 haranditse ngo umwana akiri muto bamuha amata, na Petero avuze ngo mwifuza amata y'ijambo ry'Imana ngo ni inyigisho zibanza. Ariko ku 5:6 tugiye kwiga Melikisedeki mu Baheburayo haranditse ngo mukomeza kunywa amata gusa mutarya ibyo bikomeye ntabwo muzagera ubwo mutungana, kuko ngo unywa amata gusa ntamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Niyo mpamvu abana baje kuko batigishijwe, hari Imana ibashyiramo impano rero zitigishijwe kuzijera, zica urusengero, zica abantu, zica ibibari na nyazo ziramwica, kubera ko yahawe impano nk'imbunda ntibayigisha ukuntu bayitwara. Impano ni ikintu kirimbura, habe na nyacyo kiramwica. Nka Mose niki cyatumye Mose atagera mu isezerano, yakoresheje impano ye cyo kiraho. Reka turebe mu isezerano rya kera, donc Bibiliya niyo reference, yego niyo constitution. Ndashaka bwifuza ko tureba abantu babaye mbatuye impact ndaturite mu rukozi. Dufate nka bose, dufate Mose, dufate ibintu abantu batatu cyangwa usanga abantu babaye celebre. Mose abayuda Moshe bin Rabben, Moshe
mwebwe ibitabo by'abayuda bivuga muri christianisme ntibamuzi. Iyo bavuze Aburahamu yari umuntu ukomeye, uramubona yaje kuba shefu wa paradiso, ariko Mose arakomeye cyane. Noneho Mose yakoze igisirikare kwa Farawo imyaka 40, yigishwa imikorere ya gisirikare. Niyo mpamvu rugikubita yahise aniga umunyamusirera mwico. Abantu gusa batongana ahita yica umuntu, ababaye impunzi. Doje ni maturity. Yakoresheje ububasha afite abukoresha nabi. Yari kumujana ubanza akamufunga imyaka 10 ngiye gushaka, iyo nzige igashira uwo mutakigenda. Ababaye impunzi. Yakoresheje nawe ubasha afite hawe bwo mwisi ku mashuri, yari umukomando. Noneho ajyanwa mu butayu, Imana imufiduriye imyaka 40, ageze 80. None Imana mu bukozi atigeze abona ubundi bwakorewe. Imana iramubwira ngo jyana abantu bageze mu gihugu cy'isezerano. Akora n'ibitangaza byinshi cyane imbere ya Farawo. Mu bitabo by'Abaheburayo hari ibitangaza byinshi bitabira mu gitabo cyanyu Abaroma babikuyemo. Noneho rero birabisiye ndahanje. Moise impano yari afite yari komeye cyane. Nta kintu na kimwe bamuha. Ariko umunsi umwe arababwira ngo uyu munsi ndabereka ukuntu mbakurira amazi mu butaka, nzi kubikora ndabikora. None Imana ndamugenda kubituruta nyuma kubera kumenyera ukoze ibyumva icyo Imana yamubwiye, yego, ariko none ugenda urubwire n'akantu Imana ashaka yihesha icyubahiro kubona umuntu abwira ibuye rikavuga nako ribikumva, kuko rya buye ryaragendaga lazima kuri mu gitare cyabo kugiraga cyari Kristo. Mose akuza ngabwira utarahesha Imana icyubahiro akubita rwa rutare kuko yabigenjeje Kadeshi Barine. Ntiyamenya ko hahise igihe cyo gukubita cyatambutse Igihe cy'amagambo. Imaturite rero ya Moise agira ngo Imana yabikoze ubushize n'ikubikora none. Imana iramubwira ngo kuko udakoze nk'uko nakubwiye ugashaka we kwihesha icyubahiro ntukinde kubera ubukozi bwawe, igihugu tuzacishwa. Kabisa turebe ni muhanuzi Elisa. Moise ubwiwe bageze Kadeshi Barnea bari miliyoni 2 Abaheburayo n'abanyamahanga 600,000 byabakurikiye by'inkurikizi. Noneho agira ikibazo, yari afite abantu za miliyoni bose akicara muri bacira urubanza rw'Imana. Imana ikora mu musaza ufite experience ariko utari no mu idini ryabo yitwaga Yetro Sebukwe. Araza yaje gusaba audience yo kubona umukwe wiwe, abura iminsi 3 yose yamubuze. Mose arimo akimanza arabwira ngo ntabwo ari ibyo, nubikomeza wenyine uzasanga, fata iyo power ufite uresponsibility abandi 70. Umwe azaca urubanza rw'abantu 1000 niwe atanga amabatayo ajibone ya musirikare kugeza kuri paratoni ya 50 kugeza no kuri nyumba 10 w'abantu 10 cyangwa se section abasirikare 12. Uwo babo ngabo bose azacimanza kugeza kwa general atwara 1,000 niba abo bose janangana babone kubikusanya atari byo wasa. Imana itabibwiye Mose, ariko Imana iramubwira ngo Mose rero no kuri umuhanuzi ukomeye umvira umusaza umvira menta arambwira ngo ndasengana namwe narisenga Imana ya Abrahamu. Imana rero ifitahishuye Mose ibicisha umusaza ufite experience Sebukwe amugira inama. Niyo mpamvu naje nyine abasaza benshi bandi inama cyane abina data ko ngira. Okay, reka tuje kuri Elisa. Elisa hariya ni misuse of gift gukoresha nawe ubukozi. Elisa yari yarabonye power ziba mu ikoti rya Eliya, aramwingira gusa ngo n'ugenda uzasigira ikoti, ndakuzasigire imbaraga zawe kubera aho ziri. Izo mbaraga zawe uzazisigira ngo zikuje kabiri, yaraza aho ziri. Usabye ikigo ariko n'imyenda umundeba ubagihawe. Uwo mwanya bambutse Yorodani ikoti ararimusigira, nikoti bishamusigira rya koti ararigarukana, ari mazamuka umusozi remene juru. Ikoti yari yararigira imyaka myinshi kigize yicaba, ariko Elisha kuko yahawe ubu nibo umwana mutoya nabwa n'imbunda kandi atazi kurasa cyangwa amagerenade yapfa benshi cyane. Nuko kuko ikoti rya Eliya muri Elisha ryari rifite imbaraga z'ibiti za bombe ataramenya kuzijera. Abana usa n'umetero kura kufite uruha icyo gusa cyonyine abana Baragusetse bikomeye. ye baramusiste ngafite uruha kameme umuntu asanzwe afite uruhara. Abagabo benshi bagira uruha kukugira ngo ufite uruhara. Abo bana babimenye nyuma yarasanzwe biziko Barabana bangahe? 42 ahita avuga ngo idubu abana bene wabo kandi biwa mwese ni muri muke urebe gusa ngo bavuze ngafite uruhara kandi afite ahita yica abana 42. Icyo kintu cyagize impact kiba uruherekane muri Israel cyakoze ibintu byinshi cyane. Ikubera iki yakoresheje impano nabi. Umusaza yagiye arusanzwe uzi kwijera, iyo ni icyo ni ubwo ni ububi bwo kuba ufite impano utazi kwijera. Saba ko abanza akigishwa akagira amatirite yo kujera impano afite. Abana 42 barapfuye.
Harundi nasomye witwa Mikaya ni kubwa Sedekiya ni umwami wa Isirayeli n'umwami w'Ubuyuda bari barakoroganye ariko bakumvikana bagatabara n'abarwayi. Noneho mu gihe cy'umwami Ahabu na mbere yaho noneho abahanuzi bagahanurira gusa umwami neza muri gihe wo muri Isirayeli. Ariko abaho umuntu umwe witwa Mikaya yumubira ibintu bitandukanye n'ubushake bwe. Nabo bari abahanuzi ariko bato. Umuhanuzi muto ni umuntu uhanura ariko arimo abogama ngo anezeze uwahanurira. Naho umuhanuzi ufite maturite ntari muri ibyo ndakubwira gusa ivyo Imana nje yambwiye n'ugenda urapfa. Wa muhanuzi muto ahita kubita wa muhanuzi w'umusaza ngo kucyo wahanurira umwami nabi twebwe twese turahazura neza ugakanga umwami Nyagasani igira ku rugamba uragaruka ahita babwira nimubona aragarutse nimbazo bamuhanye niki bahita bavuga ngo bamufunge umwami yarege bamuteye ico yagarutse. Ubwo rero agomba maturite muri buri mukozi bwose mwa. Sasa twebwe mu rusengero tubona gusa umukozi baragutanga ugaragara tubona pasiteri n'abavuga ngo ariko ababundi umukozi mu rusengero bw'ingirakamaro ugaragara mu Baroma 12 ugaragara mu Bakorinto 12. Izi ngingo zo hanze zigaragara sizo zigira akamaro gusa kurusha izitagaragara. None muri uzo ministeri numva birutana gute ni magirirane yo kwimanisha kuko amaboko yibesha akavuga ngo araruta amaguru. Ushobora kuba umwakrobat sportif ugendesha amaboko turebe uragenda kandi gatara kurahirima. Niko rero bimera mu rusengero ingingo ntiziruta ahubwo ni magirirane. Pastor afite imirimo yewe reba nk'abaririmbyi uburirimbyi ni ingingo zitagaragara ko nziza cyane zo kumva abantu bikorera abagira impano zo gufasha abandi. Abakorinto 12:20 wari unabahawe n'impano z'ubuhanga zo kujya inama zo kwigisha zo guhugura n'izo gufasha. Ibyo byose ntabwo Imana yabifutegera muri pasiteri. Ninde pasiteri wakwifuza ngo ire urusengero rwo kuba we wenyine? Reba na Yesu yaje ari Imana ishobora byose ariko ashaka abamufasha 12. Tusa nabihuta tuje gusezerana bisho. Petero warakabye yakoze ko kurwana ni maturite. Ira ni maturite ya Petero Yesu agihari yari yarabaye convaincu ariko ataraba converti. Umuntu wabaye converted ni umuntu wabaye wabuze umwuka wera. Yesu akiraho nta mwuka wera bose bari bafite. Niyo mpamvu Petero yakundaga Yesu ku mubiri. Nike Yesu yamubwiye mbere y'amezi 6 mbere yuko Yesu apfa avuye ku musozi wo guhindurwaho yabonanye na Mose na Eliya abwira Petero ngo dusubire Yerusalemu ije gupfa. Ahita mama sinshobora kwemera kumva kandi nicyo cyari cyaramuzanye vinyuma Satani naje nje gupfa no kurambuza musibyo none ndiyumva ibyo bintu reba igihe baje gufata Yesu bagiye kumufunga kugira ngo agakiza gasohore kugira ngo Golgotha ibeho kugira ngo umuzuko ubeho kugira ngo ubone ku musaraba. Petero yaravuze ngo yasize byose ariko yari afite imbugita yari umubazi yayisigaga yari yarasize byose kandi yarasize ibintu bibiri irambugita yagiye kwishaka muri uwo mwanya yari ayifite yagiraga n'ikindi kigondoye gutya umunsi babishuje umusoro w'umwaka yari yaravuze ngo yasize byose ariko batazi ko afite indabana yapiriza hirya y'igikanzu ayikubita gutya bakuru urushyi. N'uwo munsi Yesu yaje ngo baje kubona Petero basanga yari afite imbugita mu cyumba cy'amasengesho mu butayu bayonete tiyahushije ntabwo yarimo arenga ugutwi yarimo ashaka ijosi. Imana niko yakize kuboko abakubise ugutwi kurasimbye Yesu muri twabona amaraso karava ku muntu w'abandi. Petero nuko takani kuko Petero cyagiye yari ataraba matiri yabaye matiri rero umugani wa matiri mu Faransa yabaye macuwa mu mwuka wera waje cyo baje kumufata arishima ahubwo mu mbambe mucuzi ariko kakera ataraba mu mwuka wera muze turabona. Mwakoze cyane reka turebe maturité muri ministère mu buzima busanzwe mu famiye mu makanisa yacu tuvuge nko mu butumwa yari kumwe bwari gukora umuririmbyi maturité ko tuyikora cyangwa ibisigo abantu bashobora kubakoresha nabi niko dupima umunzani w'ubwenge. Umunzani w'ubwenge ukuntu bapima ubwenge umuntu afite bafata quotient intellectuel âge moyen n'âge mental. Donc âge moyen n'âge mental multiplié par divisé par ça quotient intellectuel ni âge chronologique n'âge moyen ngo kubanisha kugabanya nisha ni ukuvuga ngo bafata imyaka ufite bamara bakareba umuntu ufite iyo myaka ibyo ashobora kuvuga ibyo adashobora kuvuga ibyo ashobora gukora ibyo adashobora gukora noneho bakagereranya n'abangana nabo. Premièrement ni gihagararo umuntu gukora physiquement
bisabwa kiwasanga umuntu wambara ikirato c'inimero 2 afite imyaka 28 ikirenge cyo nyine umuntu rwagaragara ni mukuru mu maso ariko ni gute afite akarato k'inimero 3 ikirenge cye gicakuze none ikirenge kimwe akambara inimero 8 ikindi akambara inimero 3 abantu bose bavuga ikirenge kimwe gicakuze niki cyatuma ico kirenge kidakura hariho systeme nerve mu mubiri w'umuntu zitohereje information ko ikirenge igomba gukora biresha reba ukuntu amaboko birateganya tarakumwe kugenda mu mbere guki mu mubiri w'umuntu Imana yashizemo system ituma urugingo rukura rumwe n'urundi kandi zose bikaresha iyo bitaresha haba habaye anomali no anomali ni kitagenda cyangwa ubumuga buterwa n'umuntu mu buryo bwo mu mwuka utarigishijwe rega nubwo ufite imbaraga ugomba kwigishwa uko bazikoresha kora imyeremana ugomba kumenya ngo uri iki mu mubiri w'ibanga wa Kristo uri ijisho ukirinda kwiyongereraho amatwi ni mu bakora 10 Baroma 12 niba Imana yarakugiza amatwi habe n'ubwo wagira tugomba kuja gutanga conseil ku maso kuko muri systeme ntibikorana kuko uhumirije amaso yombi ugasiga amatwi yose bayakinguye ntiwabona kuko ubwo bukozi bwabwo amatwi amaso rero uko yeragiranye n'amazuru ntawahumiriza amaso yombi ngo noneho upanura amazuru urabona ntibikunda amazuru afite sense yo kumva ibihumure zose ari kwingingo ari magirana rero buri ngingo zose zigomba kwigishwa icyo zishinzwe zikaburirwa icyo zidashinzwe niho bigenda neza zose bikaba magirirana donc muri ministeri amasi ariko ibintu bigaragaza ko umuntu atavuze ndatanga urugero gatoya umuntu akaba mu muhanuzi ashaka ni umuririmbyi iyo faye cyangwa iyo ahantu abameze uko agenda kura amenya ibyo atemerewe none iyo umuntu atarakura agira ngo yemerewe byose ubwo n'ubwana umuntu uzi ngo byose arabyemerewe abatarakura umunyabwenge aceceka ibyazi naho umuntu utarakura avuga n'ibyo atazi n'ibyo atemerewe no kuvuga bamubona no masirikare ba Dawidi uwaje gutanga amakuru ngo Sawuli yapfuye bamuteye icumu yaje gutanga amakuru atemerewe kuvuga si we wari ubishinzwe bahise bamwica n'igihe Dawidi apfusha umuhungu we Abusalomu buri kintu wowe umuntu w'umunyabwenge amenya nibura ibintu bitatu umenya ko icyo kintu ugiye gukora cyangwa kuvuga ese ni wowe wemerewe kuyikora icya kabiri aho plus where aho ugiye kugikorera uzi neza ko ari wowe wemerewe ko icyo kintu kigomba gukorerwa aho ngaho nawe ari wowe ugomba kugikora icya gatatu iki nicyo gihe iyo ugiye gukora ikintu atari igihe cyacu habe n'ubwo wowe ari wowe wemerewe kugikora kandi ukagikorera ahantu igihe kitaragera Imana iragutererana ugafeyiringa noneho mu gihe wowe ufite imbaraga nyinshi z'akataraboneka ukajya gukora ikintu atari wowe wabigenewe kugikora reba nka Sawuli na Dawidi Goliyati yari imbere yabo n'abasirikare bakoze training y'imyaka 30 ariko kuko atari Imana ateganije uzica Goliyati habuze n'umubasanga Dawidi arafite bakomeye batatu basirikare bakataraboneka ariko Dawidi kuko ari Imana yari yateganije uzakora icyo gikorwa yaraje gusa n'umuhumetso w'umukato uziko imihumetso yo mu buryo bubiri hari umuhumetso w'imigozi ibiri hakaba n'umuhumetso ukoze nk'umugozi umwe uziko twagira gusa twatera n'ibiri gaturikira mu kirere wa undi niwo Dawidi yakoresha noneho rero asanga batayo zose za Sawuli zatinye kuko barimo bumva atarimo gukora Imana yarabafashije uwibeshaga agenda ariko acika umutwe ariko kuko Dawidi Samuel yaravuze ngo uyu mwana azicara ku ntebe ya Isirayeli igihe nikigera kuko igihe cyo kwicara ku ntebe cyari kitarashe ntabwo yari gufite ikintu atagikoze niyo confidence yamutwaye hariho umuhanuzi yavugiweho nta kantu n'akamwe kakitambika imbere y'umuhanuzi Dawidi rero agenda aramwica ariko ntiyajenga kuri Sawuli Sawuli agiye imyaka 30 akiri ku butegetsi Imana itabishaka Dawidi igihe cyo kitarashe Dawidi ategereza imyaka 30 Sawuli aguma ku butegetsi imyaka 30 Imana itabishaka kuko igihe cya Dawidi cyari kitarashe umwami yari Dawidi utegeka ahantu hehe muri Isirayeli ariko igihe kitarashe n'ubukozi n'uko niwe Imana izakoresha yego hari ahantu yego iki nicyo gihe oya urarushwa n'ubusa niyo mpamvu uzubona abantu bavuye shiri bose baraza ati Imana yantumye gukora umurimo hariya
ariko yumva ko ibishimbo bigeze hari agatawa mu makigenda kuko yari mabesha abantu yaza bishimana Imana yari bizi ko atari Imana muto wenda Imana yakutumye muri Australia nuvuga rero ngo umukozi wano yego uvuga ngo umukozi w'Imana ariko hawutembaga simpagaze ndimo ndagenda nyamara gutemba no kugenda ariko iyo wageze ahantu Imana yagutumye Imana iragushikira igihe cyageze none abantu usanga bagaferinga agafungurika resa rikarangira biba bitewe n'iki cyangwa n'amagambo bakwiye gusa igihe nomenye ko arico gihe cyanje naje biboneka ugomba ufite umwuka baraguhishura umwuka baraguhishura reba nka Yesu yarazi cyamuzanye agira imyaka 28 atarabatse yicaye gusa yajaga no gusengera cyane yigumiraga mu igihe cye kitaragera noneho umusagiye Mariya ategeka Yesu ngo akore ibitangaza igihe kitaragera bari batashe uko inzoga zirashira inzoga n'abayuda bazamuzoga vino ku vino Mariya kuko yarazi Yesu abantu baraza babwira Mariya basaza be base wabo kuko ari mu famille ba Mariya inzoga nazashize turaseba none se turagira gende mu mubiri mutega amatwi gusa icyo bagera cyose kugenda gikora kiraba none Mariya itagira umwana umuhungu wiwe base basavi aramu wa mugore bigiye cyanje tikirasha arakubera kubaha nyina nubwo igihe cyo kubikora cyane kitarasha arabikora kubera kugira rero sasa ubukozi bugira igihe cyabyo icyakabiri ubukozi bugira niye geographique bukagira ta hari igihe expire hano Imana igora mu hano wa ibyaha byarangiye have uje kuba important handi tuzabibona tuje kureba ubukozi bwa Yona Imana ndi gusimura Yona yari yahuye ngo bara abantu babura gakiza arabaye ni munjubinya mu mazi abantu baferinge barimbuke hose ariko Imana ishaka ni wowe Yona nta gusimurwa ahantu Imana yavuze gukoresha habe nubwo byagenda izagukoresha murakoze cyane turangiza matirite yakenewe muri bose matirite mu buryo abantu bagomba kwihanganira matirite mu rugo atangira adafite n'umwana n'umwe